hazaboneka y'ameza, Imana yacyabwa icyubahiro, hazaboneka imitsima. Abana b'Imana mwahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, mwahisemo kwibuka amategeko y'Imana, nimuhumure. Reka mbabwire ngo urugamba rufite uruhagarariye, uyu ni Yesu, kandi ni umugabo w'ingabo udatsindwa, wayoboye urugamba mu gihe cya Yeriko, kandi Yeriko irariduka, n'ibihome byose byo mu isi bizariduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kuba mu ruhande rw'Imana rero nta bwoba burimo, kuko mu murimo w'Imana nta banyabwoba babamo. Niyo mpamvu rero uyu marayika wa gatanu igihe yasukaga uru rwabya, ndasomye ngo ku ntebe ya nyamaswa, muri bwa bwami bwa nyamaswa, bwa bundi twabonye buvuga ko aribwo buyoboye isi, buhatira abantu kuyiramya, ubu ngubu buzacura umwijima. Reka dukomeze. Kandi nyuma yo gucira umwijima, umurongo wa 11, kandi kuribwa kwawo ndetse n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, kandi ntibihana imirimo yawo. Akababaro kabo ko gufatwa n'ibisebe, akababaro kabo ko kubura amazi yo kunywa, kuko amazi azahinduka amaraso. Uzabisoma neza muri ibi byago, harimo n'icyago cyo guhindura inzuzi n'inyanja, amasoko azahinduka amaraso. Ariko reka dushime Imana yo ari umwanya akwiriye guha agaciro, umwanya w'ingenzi, kandi aho bishoboka ko amahirwe nk'aya adashobora kongera kubaho. Wicaye aha muri iteraniro, ariko ntuzi uko ejo bizagenda. Mwuka w'Imana rero ayobora intekerezo zacu kuri Yesu, kugira ngo tube ubwoko yishimira, kandi n'abashitsi bacu Imana ibaha umugisha. Tubifurije no kugira isabato nziza. Turanezerewe rero kuko Imana yacu yabanye natwe mu gihe gishize, kandi iturindira ubuzima, ndetse n'uyu munsi turacyahumeka. Si iby'agaciro ra? Icampa ngo ako gaciro ko guhumeka ukazirikane, kuko uyu mwuka duhumeka ntabwo tubigiramo uruhare, nta ruhare tubigiramo. Uwo waba uri we wese nta ruhare ubigiramo, kuko ni umwuka utagurwa. Uyu mwuka ntaho ugurirwa, tuwuhabwa ku buntu. Iyo Mana yacu rero yadutije uyu mwuka w'ubuzima, ihabwa icyubahiro. Mu ndirimbo nziza twongeye kubwirwa ko Yesu umwami wacu agiye kugaruka akaduha uburuhukiro, kandi uburuhukiro bwuzuye, aho tutazongera guhangayika ukundi. Iyi ndirimbo amagambo arimo afitanye isano n'insanganyamatsiko tugiye kwigana muri uyu mwanya, aho tugiye guhurira mu byanditswe byera, mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, muri iki gice cya 5, aho tuza kubona Yesu uruhura indushi. Insanganyamatsiko iravuga ngo indushi yo kubabarirwa, indushi yo kubabarirwa. Mbese iyi ndushi irushe bingana iki? Mbese iyi ndushi ni iyihe? Iyi ndushi ishobora kuba wowe cyangwa se ikaba njyewe, kandi iyi ndushi ishobora kuba irushe mu buryo butandukanye n'ubwawe, kuko birashoboka yuko indushi ziba zitarushe kimwe. Umunsi umwe nigeze kugira mu rugo rumwe, aho nasanze umugabo. Bambwiye ko uyu mugabo yari afite umubiri, kandi ari umugabo utambuka bigakunda, umugabo uvuga bigakunda, wagize n'igihe cyo guhagarara imbere y'abizera,
abahuguzi ibyanditswe byera, kandi uyu mugabo yakoze imirimo itandukanye, ariko igihe kiragera aza kugira ingorane z'umubiri, nk'uko nawe ushobora kuzigira. Uyu mugabo rero igihe nageraga aho yari aryamishijwe, kuko ntabwo yari akibasha kwiryamisha, ahubwo yari asigaye aryamishwa. Uyu mugabo yanteye ikiniga, numva mugiriye impuhwe kandi ntacyo mbasha kumumarira. Iyi ndushi y'uyu mugabo yari imaze imyaka itari mikeya, aryama ku gitanda. Uko yaryamaga, iyo yashakaga guhindukira ngo arebe urundi ruhande cyangwa se abashe kureba mu kindi cyerekezo, byasabaga ko hazo kumuhindura kugira ngo abashe guhindukirira. Bikaba ngombwa ko bamuhindura. Igihe nitegerezaga amaguru ye, nasanze amaguru ye angana n'ay'umwana w'uruhinja, kandi yari umuntu w'umugabo. Yari agifite ijwi rivuga, ariko umubiri we uri mu kaga. Kandi ubwo twari twicaye aho ngaho, numva agataka, ababaye cyane, kuko umubiri wamuryaga cyane. Asigara asaba yuko yakurwa mu mubiri kugira ngo abashe kuruhuka. Uyu mugabo yari ateye agahinda. Iyi ndushi yari ikwiye kubabarirwa nande? Mbese indushi ziriho muri iyi minsi, ninde wazibabarira? Ninde wazigirira impuhwe? Buriya rero indushi zirimo amoko. Hari ikimuga ariko hakaba n'urusho. Hari uwahuhutse hakaba n'utari wahuhuka. Mbese aba bataniye hehe? Uwahuhutse aba ari uwo gutabarizwa, aba ari uwo guhamagarirwa, aba ari uwo gufashwa. Utarahuka aba agifite akajwi ko kwitabariza. Ajya buriya urujyo, buriya iyo rwabonetse ruba rwakomotse hehe? Ku kimuga. Harya buriya ikimuga n'urujyo buriya bitandukanye bite? Harya buriya nubwo iki kimuga kitarameneka, cyo kiri kwerekeza hehe? Nacyo kiri kwerekeza ku kuburusho. Iki kimuga ni icyo kubabarirwa, kandi n'uru rujyo narwo burya narwo n'urwo kubabarirwa. Izi ni indushi zirimo imigabane ibiri. Igihe nasomaga ibijyanye n'izi ndushi mu ndirimbo twaririmbye, indirimbo twatangije iteraniro ryacu, indirimbo itubwira ngo kiza abanyabyaha. Igihe nasomaga muri Bibiliya iby'izi ndushi, uhereye kuri uyu murongo wa 21 muri iki gice cya 5, naje gusoma amateka y'indushi ebyiri zitandukanye, kandi zose icyo zari zihuriyeho ni ukubabarirwa. Ikimuga n'urujyo. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagoge witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye,
aramwinginga cyane ati agakobwa kanje karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire nako kabeho. Umutware w'isinagogi witwaga Yayiro. Uyu Yayiro yari afite akana k'indushi, akana kababazwa n'umubiri, akana kataguwe neza. Siyo mufite umurwayi murasinziraga buriya. Ababyeyi barabizi cyane kundusha. Iyo umwana arwaye umubyeyi ntagwekaga. Si yari mutoya horera atabasha kuvuga ntari kuribwa, mubyeyi amuhereza ibere, umwana akaryanga akarikura mu kanwa. Umubyeyi agakora ibishoboka byose, agasimbagiza, agasomagura, akagira gute, umwana agakomeza kuvuza induru, atavuga hari kumurya. Mubyeyi ntabwo atuza, kandi n'abari muri urwo rugo nabo ntabwo burya baba banezerewe, yaba umugabo cyangwa abavandimwe be, ahubwo umubabaro w'uyu mwana uba uteje ikibazo mu muryango, kuko ntabwo baba batuje. Mutware w'isinagogi witwa Yayiro, igihe yabonaga akakana k'agakobwa ke karimo kuribwa n'umubiri, kananijwe n'umubiri, yigira inama yo gusanga Yesu aho yarari, akora urugendo. Igihe yageraga aho Yesu ari, abwira Yesu amagambo arimo guhendahenda, yinginga Yesu, amubwira ati mutware, agakobwa kanje kararwaye kandi karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe. Ibiganza bya Ndera? Harya Yayiro we nta biganza yagiraga? Yayiro nawe yari afite ibiganza. Nababwiye ngo uyu mugabo nubwo yanteye agahinda, ariko ntacyo nagombaga kumufasha. None se n'ibyo kurya ko yari atakibirya, none se uyu mugabo nari kumugurira ishati nziza, niyo yari afite ntiyari akiyambara. None se nari kubwira umuryango we ngo muze tujane nje kumugurira ipantaro. Si ubwo uyu mugabo nari kumukorera iki buriya? Ari weho wamukorera iki buriya, wamufasha iki? Yewe n'umugore we ntacyo yari akimumariye, kuko uyu mugabo yararibwaga cyane. Igihe nitegerezaga turimo kumuhindukiriza ngo aryamire urundi rubavu, nitegereje neza mbona amatako ye yaratobotse. Si umugabo yarababaye, yarababaye. Ari igihe turwaza umurwayi kamara igihe kirekire, tugasigara dusenga isengesho rivuga ngo icamba akaruhuka. Yayiro rero nawe yarazi ko agakobwa ke kenda gupfa. Si umugabo watobotse amaguru takibasha no kurya, buriya abageze hehe? Abari gusatira, abari gusatira kwerekeza mumva nicyo cyerekezo, kandi biba biri kugaragara. Ariko mwami Yesu, kuko nzi yuko hari abo warambitseho ibiganza, bari ibishenjegeri, abandi ari ibimuga, abandi ari injo. Mfite ibihamya by'uko ibiganza byawe wabirambitseho bagakira. None nanje ndagira ngo ngirire impuhwe, uze werekeze iwanje tugendane, kandi sindagusiga. Haleluya, haleluya, kandi sindagusiga. Mbega umugabo mutware w'isinagogi wumvise ko atari busige Yesu, kandi numurambikaho ibiganza nzi yuko arakira akabaho. Mbega kwizera!
Yesu nawe ngi barabyumva. Yesu aratabara. Yarazi ko uyu mutware w'isinagoga akeneye ubutabazi bwe bwonyine gusa, nta wundi wamutabara. Umuyobozi w'isinagoga yari afite inshuti, afite n'abavandimwe. Niyo wagira abavandimwe bakomeye bate, bari mu gihugu no mu mahanga, bafite amadolari, bafite ibyambo bikomeye, bubatse izina ku isi, hari aho bigera ubushobozi bwabo bukananirwa, ntibagira icyo bagufasha. Umugore ntibagira icyo bamufasha, umugabo ntibagira icyo bamufasha, ahubwo hagasigara ubutabazi bw'umwe we wenyine gusa, ngo nta wundi n'uwitwa Yesu. Yesu agendana na Yayiro, murongo wa 24 aragenda ajana nawe. Abantu benshi baramukurikira, kandi igihe bamukurikiraga baramubyigaga. Yesu rero igihe agendanaga na Yayiro, naje gusoma amateka y'uyu mwana w'umukobwa muri iki gitabo cy'uyu mwanditsi cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kugira ngo tubashe kumva icyavuyemo, kuko Yesu icyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyari cyazimiye. Aho uzasoma muri iki gice cya 36 ku gice kitubwira ngo kumukoraho ufite kwizera. Haleluya! Kumukoraho ufite kwizera. Ku isi yo hagati ari kutubwira ngo mu gihe bari bakiri mu nzira bagenda, uwo ni Yayiro hamwe na Yesu n'abandi bari bakurikiye Yesu, haje intumwa igenda ibyigana mu kivunge cy'abantu, ije kubwira Yayiro inkuru ivuga ko umukobwa yapfuye. Mbese iyi nkuru yari inejeje, mbega inkuru y'agahinda, mbega inkuru y'umubabaro kuri Yayiro. Yayiro wari wahamagaye Yesu ngo azamurambike ibiganza akiri muzima abashe gukira. Uwaje abyigana yihuta abwira Yayiro ati nubwo uri kumwe na Yesu muzanye, ariko icyaje gutabara ntabwo kikiriho, umukobwa yavuye mu mwuka. Mbese Yayiro yabyitwaye mate? Birumvikana iyi ni inkuru itagira uwo inezeza. Igihe Yayiro yumvaga aya magambo, bakamubwira bati bityo kugumya kugendana cyangwa kugora umwigisha bikaba bitari bigifite icyo bimaze, iryo jambo ryahise rigera mu gutwi kwa Yesu, maze aramubwira ati Yayiro witinya, izere gusa arakira. Gira gutera? Ibi ngibi mu buryo bwa kimuntu biragoye. Umwana w'umukobwa yamaze kuva mu mubiri, none Yesu ati kimwe gusa, we hizere gusa, ubundi urebe ikiri bukurikireho, ubundi urebe ko adakira. Igihe nasomaga ibya Yayiro, Yayiro yabyiganye yegera umukiza, maze bombi bihuta berekeza mu rugo rw'uwo mutware. Abantu bari bahawe akazi ko kuririra uwapfuye, ndetse n'abavuzaga imyirongi bari muri urwo rugo, hamwe n'urusaku rw'umubabaro wabo byageze kuri Yesu. Yagerageje kubacecekesha ababwira ati ni iki gitumye musakuza kandi murira? Bari bahawe akazi ko kuririra uwapfuye. Sigaye numva ngo hari ibihugu, sinzi no mu Rwanda niba biriho, ngo hari abantu bapfusha umuntu bakagira abo batereza ngo bazarira amarira menshi. Ngo abantu bareba kozore kugira ngo bigaragare yuko umuntu yari afite abantu, kandi aba bantu bari buhembwe.
iri teraniro ryo kwa Yayiro ryari ririmo n'iri tsinda ryabo bari bahamagaye ngo barire cyane kandi bababaye bafite agahinda, ariko bari gukorekera, bari gukorera amafaranga. Ati turire cyane ayacu tuyacure. Hari urwego babibaragaho bakareba uburyo abantu barize koko, niba barize cyane aka nako kari akazi mu kandi. Yesu ageze mu iri teraniro rero uriya rero aho Yesu yageze hariho n'abahombaga muri kubyumvara. Aho Yesu yageze hariho ibihomberagamo, harimo ibitanga agaciro. Mu iri teraniro bari bahawe ikiraka cyo kurira rero, ubwo bari batakaje ikiraka. Sicyo bivuze se buriya, kuko Yesu yarababwiye ngo mugere gute, ni muceceke ibyo kurira ndabihagaritse. Harya ubwo buriya Yesu ko yari ahageze bagombaga gukomeza kurira bari kurirana. Yesu amaze kubabwira ati ni muceceke, murarizwa n'iki? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Haleluya. Umwana ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Mbega amagambo y'ihumure, mbega Yesu wongeye gukura urujo mu njo, agatuma urujo rwongera kuba ikintu gifatika gifite agaciro. Yayiro wagize kwizera agatabariza uwari wahutse, Yesu yongera kumukura mu bapfuye amugira muzima. Mbese uwo Yesu nawe uramwizeye? Mbese uwo Yesu wabayeho mu gihe cya Yayiro, mbese umushidikanyaho? Yesu wariho mu gihe cya Yayiro uko yari ari n'uyu munsi wa none ni kwari. Ubushobozi bwe ntaho bwagiye, ni muzima kuko yavuye mu bapfuye. Igihe yari amaze kuvuga aya magambo, barakajwe cyane no kumva amagambo y'uwo muntu batazi. Harya ubwo barakaye harimo n'abandi buriya abariraga ntibari batakaje akazi se? Niko nsomye ngo barababaye, kandi uwo muntu kuko ntabwo bari bamuzi. Hari ubwo bari bamuzi se? Yayiro yagiye kumushaka muzi, ariko abari baterejwe ntabwo bari bazi Yesu. No bari bazi yuko amaze kuva mu mwuka yakongera akaba muzima. Mu kwizera hari ibyo abana b'Imana babona abandi batabona. Abana b'Imana babona Yesu mwiza n'ubushobozi bwe. Abana b'Imana bajya mu rwiherero rwo kubwira Yesu ibibazo bafite, uburyo ari indushi nk'abari kubwira uwo bari kurebana nawe, kandi ibibazo by'izo ndushi bikabonerwa igisubizo. Yayiro yarazi yuko Yesu ubwo yahageze hari ikiri bukorwe. Abo bari bababaye rero, hari icyakurikiyeho, kuko bari babonye uwo muntu batazi witwa Yesu. Yesu hari icyo yabasabye. Mbese Yesu icyo yabasabye ni igiki? Yesu yababwiye yuko abo bose basohoka, barangiza gusohoka Yesu asigarana n'umwana wari utakiriho, asigarana n'ababyeyi be. Yesu yasabye abantu bose gusohoka mu nzu, asigarana nawe na nyina ndetse n'umukobwa wari wapfuye n'abigishwa be batatu, Petero, Yakobo ndetse na Yohana, maze yinjirana nabo mu cyumba umurambo wari urimo. Yesu yegereye uburiri bw'iyo ntumbi, Yesu yegereye uburiri bw'uwo murambo, maze afata ikiganza cy'uwo mwana agifata mu cye, avuga mu mvugo ituje. Abo mu muryango w'uwo mwana bari bamenyereye ati, gakobwa ndakubwira nti ngaho byuka. Haleluya.
mbega igitangaza. Mbese Yesu uwo nguwo uramwizera? Gakobwa kanje keza mwijwi rituje agafashe mu kiganza, ndakubwiye ngo byuka. Uwo mwanya umwana w'umukobwa yarabyutse. Mubyeyi uri muri aya materaniro, ndagira ngo utekereze ku munezero watashe muri uyu muryango. Ndagira ngo utekereze ku mubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa. Baranezerewe, barishima, bahimbaza Yesu mwiza, ngo nta wundi ukwiye guhabwa icyubahiro. Abanyabwenge bananiwe, aho abahanga b'isi bananiwe, aho abaherwe b'isi bananiwe, Yesu arashoboye. Ko ni ukuri kudashidikanywaho. Icyampa ngo Yesu nawe umwizere. Mbese wanezerwa bingana bite uwariya warabaye urusho? Yarapfuye mu bya mwuka. Igihe umaze umutabariza, kuko Yayiro yatabarije uyu mwana w'umukobwa yakundaga. Bizera turi kumwe muri aya materaniro, dufite abavandimwe, dufite abo tubana nabo, tumaze igihe dutabariza. Bamaze kuba nk'urujo barambaraye, batabasha kwikura aho bari, batabasha kuzanzamuka. Twanezerwa bingana bite imbaraga ya Yesu yakoreye mu gakobwa ka Yayiro. Mwuka wera yongeye kubyutsa urujo rugahinduka umuntu muzima. Mbese twanezerwa bingana bite? Umva, twashima Imana yo mu ijuru. Twanezerwa. Umugore yanezezwa no kubona umugabo we yongeye kuzanzamuka. Umugore umaze igihe atabariza umugabo, atakamba ku mavi ijoro n'amanywa, umugabo ari ntibindeba, kandi yaramaze kuba urujo, kandi yaramaze kurambarara, yaramaze kuryama. Mbega umunezero umugore yagira n'abana mu muryango. Uyu mugabo nawe yongeye gufatana na Kristo mu kiganza. Umva, hawe umunezero. Mbega umunezero umugabo yagira abonye umugore we nawe yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Yongeye kwemera ko ari urujo, ko ntacyo yakwimarira, ko yamaze gupfa mu bya mwuka. Maze Yesu urambura ikiganza, uyu mugore nawe akemera gufatana na Yesu. Mbega umunezero waboneka mu muryango. Impundu zavuga, Imana igahabwa icyubahiro. Yesu yari amaze gukora iki gikorwa, hari amahirwe nshaka ngo dusome kuri ipaji ya 232, paji ya 232, aho tuza kubona amahirwe akomeye cyane nanone y'uwari ikimuga, kandi iki kimuga nacyo cyari gikeneye ubutabazi, cyari cyo kubabarirwa. Nyuma yuko hari urujo twabonye, hari n'ikimuga. Mbese iki kimuga ni ikihe? Nuko hariho 25 umugore wari mugongo, wari uyimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndabasha gukira. Haleluya.
ibyo uyu mugore igihe Yesu yari amaze gukiza aka gakobwa ka Yayiro, uyu mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo, myaka 12. Hari icyo dusoma ariko ntitucyumve neza. Imyaka 12 ari mugongo. Ibi umugore uri mwiri teranira abyumva neza. N'ukwezi kuba ari ikibazo, n'amezi abiri ari ikibazo, kanswe imyaka 12. Ngiye nasomaga amateka y'uyu mugore ngo imyenda yagiraga yose yari yarazambye, atakigira umwenda yakwambara ngo aje aho abandi bari. Si umugore yari indushi? Uyu mugore yari ikibazo no mu muryango. Abo umuryango we nabo baramwinubye, baramwivovoteraga, rimwe na rimwe bakanamwegezayo, bakamuha akato, bakamwamagana. Kandi uyu mugore ng'ubutunzi yari afite, utuntu yari afite twose yari yaratumaze, atumarira mu bavuzi. Ariko abavuzi ntacyo bagize gutera, ntacyo bamumariye. So wari kugira icyo amumarira ninde? Wari kumubabarira ninde? Ntako abavuzi batagize. Biratubwiye ngo ibintu bye babimumazeho, ariko ntibagira icyo bamumarira, kugeza ubwo uyu mugore atagendaga mu nzira ngo ahure n'abandi. Yari yarahawe akato, kuko ababembe bahabwaga akato, ariko mu matwi ye humvikanamo inkuru nziza ya Yesu. Yumva ko hari umuganga witwa Yesu, kandi yuko uyu muganga nta kimunanira, kandi yuko wamuhungiye hatamwirukana. Yewe Yesu yari amaze no kuzura uwapfuye. Byumvikane ko yarazi ko Yesu nta ndwara yamunanira. Ngiye nasomaga uyu mugore ngo atitaye ukwari. Yesu ashimwe. Atitaye ukwari, atitaye ku kato bamuha, atitaye ku buryo abantu bamutesha agaciro. Mbega ikimuga! Igishengegeri cyari kiraho. Ati nubwo ndi ikimuga ariko ndasanga Yesu. Kwiriye gusanga Yesu ubumuga bwanjye nkabumushira. Wenda hari Yesu we ntabwo yamba akato nk'abandi. Nguyu mugore mu iteraniro ryinshi, rumvikana neza ubwo yari amaze kuzura aka gakobwa. Iteraniro ryari ryinshi ry'abantu benshi. Mu iteraniro ry'abantu benshi uyu mugore atitaye ku kivunge cy'abantu, arabyigana, arabyigana. Abantu baramubona baritaza, bari bamuzi. Uyu mugore arabyigana. Kimwe gusa kimwe gusa, nubwo ntabonana nawe, kumugeraho byo byonyine gusa, ngakora ku nshunda z'umwenda we, mfite icyizere ko ndi bukire. Haleluya! Mbega kwizera. Uyu mugore igihe nasomaga ibyo byarantangaje. Mahirwe ye y'agahebuzo yarageze kuri ya paji ya 232. Amahirwe y'agahebuzo yarageze, yari imbere y'umuvuzi ukomeye. Nyamara muri uwo muvurungano ntiyari gushobora kumuvugisha cyangwa ngo agire ikindi akora kirenze kumurabukwa. Bigaciraho mu gutinya ko yatakaza amahirwe ye rukumbi yo gukiza uburwayi. Yahatanye agana imbere yibwira ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Igihe Yesu rero yaratambutse, uwo mugore yigiye imbere, maze ashobora gukora ku mpera z'umwenda ye. Muri uwo mwanya
yahise amenya ko akize. Imana yacyagwa icyubahiro, arabyigana. Ninde ugukumira gukora kuri Yesu ngo nawe ugire nk'uyu mugore? Mwene data, ese ni umugore wawe? Ese ni umugabo wawe? Ese ni ababyeyi? Ese impamvu utanga ni iyihe yatuma utabyigana? Uyu mugore atitaye ku kivuge cy'abantu, atitaye ku kuba abantu bari baramuhaye akato, arabyiganye. Kandi ngo agere imbere ya Yesu. Nicaye imbere ya Yesu, nanu igikundiro cy'amama imbera. Iyo nicaye imbere ye, nkayimenya ubugodi, kumuhanga amaso nibyo birima gukiranuka. Amena, haleluya. Reka nihutire gusoma aya magambo ngo tugere ku musozo. Imbaga y'abantu yagendaga ifite amatsiko kandi ibyiganira kuri Yesu. Turi ku ipaji ya 233. Nigeze ibona imbaraga itanga ubugingo. Nyamara igihe umugore wari urembye yarambararaga ukuboko, yambaraga ukuboko ngo amukoreho, yizeye ari bukire, we yiyumvisemo imbaraga ikiza. Uko niko bimeze mu by'umwuka. Gupfa kuganira ku by'iyobokamana, twumve amagambo. Gupfa kuganira ku by'iyobokamana, kwizera Kristo mu magambo gusa, ari byo bitera kumwemera gusa nk'umukiza w'isi, ntibishobora gukiza ubugingo. Ntabwo kwizera guhesha agakiza, ari ugupfa kwemera ukuri mu ntekerezo. Umuntu utegereza kubanza kumenya ibintu byose ngo abone kwizera, ntashobora kwakira imigisha itangwa n'Imana. Ntabwo bihagije kwizera ibya Kristo, ahubwo tugomba kumwizera. Kwizera kuzagira icyo kumarira, kwizera kuzagira icyo kutumarira, ni ugutuma tumwakira nk'umukiza wacu bwite, kandi tugatuma ubutungane bwe bubu bwacu. Haleluya. Abantu benshi bafite kwizera ngo kugira imyumvire runaka. Kwizera guhesha agakiza ni igikorwa cyo guhererekanya, gituma abakira Kristo biyegurira Imana kandi bakagirana nayo isano ishingiye ku isezerano. Kwizera nyakuri rero ni imibereho umuntu agaragaza. Kwizera kuzima ni ugukiza imbaraga no kwiringira byimazeyo, bigahesha umuntu ubushobozi bwo kunesha. Yesu amaze gukiza uwo mugore uburwayi bwe, yashatse ko agaragaza ishimwe kubera umugisha yahawe. Ntabwo impano zikomoka ku butumwa bwiza zigomba gupfukiranwa cyangwa ngo zishimirwe rwihishwa. Bityo Imana idusaba kubwira abandi ineza yayo. Nicyo gituma rero muri abagabo bo kumpamya ko ari nje Mana, niko uwizera cyangwa se Uwiteka avuga. Imana yacyagwa icyubahiro.
uwagiriwe neza na Yesu ntabwo iyo ari impano ihishwa. Uwo Yesu yatabaye ari igishenjegeri, ari ikimuga, yarabaye urujyo, yaratabarijwe. Uyu nguyu agaragaza uburyo Yesu yamukijije. Yemwe abarushe n'abagize gute, nimuze munsange ndabaruhura. Yesu ashimwe. Mwemere kuba abagaragu banje kandi munyigireho, kuko umutwaro wanje, uyu ni Yesu wabivuze mw'iri somo twasomeye na mushiki wacu, kandi tunarisorezaho kugira ngo ryumvikane neza. Mbese uri indushi? Mbese uri ikimuga cyangwa uri urusha? Uri iki muri uyu mwanya? Bagabo benshi bararushe, abagore benshi bararushe, abana benshi bararushe. Niyo mpamvu Yesu ahamagara muri uyu mwanya, kuri uyu murongo wa 28 mu gice cya 11, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo: mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Mwemere kuba abagaragu banje, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye. Haleluya. Ni bangahe muri uyu mwanya bavuga bati natwe turananiwe, turi ibimuga? Hari n'ababaye insho, ugatera intambwe yo kuzamura ikiganza muvuga ngo natwe turashaka kuruhurwa na Yesu. Mwene data, mushiki wacu muri aya materaniro, ingoma ya Kristo ni ingoma y'amahoro, ariko ingoma ya sekibi ni ingoma y'ibibazo n'agahato. Uwagiye kwa Yesu abasha kuruhurwa nawe, akagira amahoro yuzuye, akabasha kunezerwa. Umugabo wagiye kwa Yesu aho umugabo w'umunyamahoro mu muryango. Haleluya. Umugore we akaruhuka guhora atoza imiziki ya buri munsi aririra uwo mugabo. Abana bakanezerwa, n'umugore akanezerwa, akazamura. Haleluya. Imana igahabwa icyubahiro. Yewe n'umugabo nawe nuko wagize amahirwe yo kuba umugore we yemeye kujya kwa Yesu. Mbese ni bangahe muri uyu mwanya bazamura ikiganza bavuga ngo natwe turananiwe, turi ibimuga, turashaka kuja kwa Yesu nk'uko uyu mugore yamusanze, agatahimbaza Imana kugira ngo natwe turuhurwe na Yesu? Mbese ni bangahe? Ategeje nanje muri uyu mwanya umva ko ari ibimuga n'injo. Mana Data wa twese, irebe ibiganza byacu, kandi Mwuka Wera dutera umwete wo gusanga Yesu kugira ngo abashe kuturuhura mu izina rya Yesu. Mbese hari bene data muri iteraniro bifuza no kuvuga ngo natwe turashaka kuruhurwa na Yesu? Ndavuga abashitsi bifuje kubana natwe. Hari abo twabanye mu minsi